byagenda gute uramutse uriye imbuto zonyine mu minsi 3 nta kindi kintu urya mu gitondo ukarya imbuto saa sita ukarya imbuto na nijoro ukarya imbuto byabana bya bindi mwajyaga munyuzamo mukarya udusnacks hagati mu munsi nabwo ukarya imbuto ese byagenda gute wowe ukurikiye Rock Entertainment YouTube channel yacu uriye imbuto zonyine mu gihe kingana n'amasaha 72 cyangwa se iminsi 3 ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe tumenye uriye imbuto gusa umubiri wawe byagenda gute mu minsi 3 nta kindi kintu urya sibye kunywa amazi no kurya imbuto mu minsi 3 umubiri we wagenda gute indani mu mubiri byaba bimeze bite narababwiye ngo nyuma y'igihe kinini tuzatuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye yaba iyobokamana yaba siyanse yaba iby'ubuganga cyane cyane ntabwo twasimbuka ikintu mwe mudukurikiye mwarakoze subscribe cyatuma mumera neza mu mubiri wanyu yaba ari indwara ufite yaba ari amakuru ukeneye kumenya ku mubiri wawe wowe ujye twandikira muri comment uyu munsi reka turebere hamwe uriye imbuto amasaha 72 ni iminsi 3 umubiri wawe byagenda gute nibyo tugiye kureba uyu munsi umva amagambo batubwira ikintu cya mbere cyaba nyuma y'amasaha 12 uri kurya imbuto ni igicamunsi nyine uhereye mu gitondo ukageza mu gicamunsi amasaha 12 wiri urya imbuto gusa mu mubiri wawe hagati bigenda gute umva amagambo ikintu cya mbere kibanza ko mu mubiri wawe igogorwa rigenda neza buri abantu benshi n'ibintu bikunze kudutera amara n'ibiki n'igogorwa riba ritameze neza n'igifu ugasanga turi kurunda ibiryo ku bindi nimunywa amazi neza nkuko bikwiye cyangwa ku masaha yanyayo yagenwe ugasanga igogorwa ntirikorwa neza mu mubiri wacu nicyo kintu cya mbere amasaha 12 yamaze nta kindi uri kurya y'umunsi igogorwa mu mubiri wawe ritangira kugenda neza umubiri wawe ikindi utangira gukora noneho icyo twakwita nko kumira cyangwa se kunyunyuza intungamubiri ziba ziri muri za mbuto buri imbuto ziba intungamubiri za nyazo z'ubwenge atuma umubiri utangira kugenda uzinyunyuza ari zurya kugira ubyumve neza ko umubiri wacu ukeneye imbuto buriya n'Imana ijya kurema abantu yari yararemye abantu kugira ngo barya imbuto gusa n'iki Imana cyonyine ubundi yaturemeye ibyo buri muri Bibiliya abizera Bibiliya murabizi n'abasenga bayisilamu muzi Quran Imana yaturemye ishaka ko tuzajya turya imbuto gusa niyo mpamvu buriya nusoma Bibiliya neza uzasanga mbere y'umwuzure mbere y'uko Imana irimbura isi abantu bayo yari ikibakunze cyane baryaga imbuto gusa nicyo kintu biriraga gusa niyo mpamvu mva ngo ba Enoke bande bagiraga imyaka 300 Enoke ngira ngo yagize imyaka 900 na bagiraga imyaka myinshi cyane bararambaga none nyuma y'umwuzure nibwo Imana yavuze ati none mutangire murya n'inyama nyine yabonaga abantu barahindutse n'ubundi ibona nta keza kacu banza nibwo twatangiye kurya inyama ariko bimeze nk'aho ari akantu yongeyemo nyine kameze nka bonus ariko ko kutwikiza nago inyama Imana yari yaraturemeye kuzazirya n'umubiri wacu ntago waremewe kurya inyama buriya n'abaganga bazabikubwira ati rero mu masaha 12 igogorwa bari kugenda neza mu mubiri ikindi kintu umubiri watangira no kunyunyuza za ntungamubiri ziri muri za mbuto zazindi ubukeneye noneho zanyaza ahubwo ikindi gikomeza bya bindi mu nda umvaga habaho hora hameze nk'ahuzuye harimo gaze ukumva urashonje ariko wajya kurya ukumva mu nda urasa nkaho urikanga urumva indi isimera nk'iyuzuye hari ibyo abantu batangira kuvuga ngo ni bya mibe ni ibiki ukumva indi nk'ihora yuzuye ibyo bintu biragabanuka mu mubiri wawe mu nda ugatangira kumva ko hameze neza gusa sibyo ikindi kintu iyo ukomeje kurya imbuto muri ya masaha 12 niyo tukirimo y'umunsi wa mbere inda yawe bwa buribwe yaba abarwara igifu yaba ari abantu basanzwe babara mu nda batazi impamvu uburibwe bwo mu nda butangira kugenda bugabanuka ubwumva muri ayo masaha ya mbere y'umunsi wa mbere noneho amasaha 28 twari tukiri mu masaha 12 noneho mu gihe kingana umunsi wose umaze ukiri kwirira imbuto gusa bigenda gute ikindi kintu iyo umaze rero noneho ngo amasaha 28 uri kurya imbuto gusa bya binure byo mu mubiri bitangira kugenda bishya bigabanuka umubiri wawe ugatangira kwinjira mu cyo twita ketosis hahandi umubiri noneho utangira kugenda utwika ibinure birimo imbere uri kumva umubiri ugatangira kugenda wiyongerera imbaraga wewe umubiri ugatangira gukoresha noneho bya binure wari waradebcyemo imbere mu mubiri wawe umaranye igihe umaze igihe urya bya binure wirohamo umubiri utangira gukoresha imbaraga ziturutse muri bya binure usanganywe mu mubiri ariho noneho bituma bigushiramo neza bigatangira kugenda bikamuka kandi mu mubiri wawe ukumva ufite imbaraga nyinshi kurusha imbaraga usanzwe wumva mu mubiri ufite iyo uri kwirohamo ibintu by'ibinyama bya biryo musanzwe murya byuzuyemo ibivuta utangira gukoresha za mbaraga wari usanga mu mubiri wawe ibindi bintu bigatangira kugenda bisa nk'ibigabanuka bya binure yayo mada yanyu biki bya binure mwari mwarabuze uko mugabanya bitangira kugenda bigabanuka bigenda gute rero no nyuma y'amasaha 48 ubwo ni umunsi wa kabiri nta kindi kintu urakoza mu kanwa kitari imbuto gusa mu
mu gitondo, saa sita na nijoro. Na twa dusa mwajyaga mugenda murya utuntu hirya no hino ukarya imbuto. Ku munsi wa kabiri bigenda gute rero iyo ukiri kwirira imbuto gusa? Wumva amagambo hano. Icyo gihe noneho ngo mu mubiri wawe uburwayi buragabanuka. Ku munsi wa kabiri kwirira imbuto gusa uburwayi buragabanuka. Urabizi twese mu mubiri wacu twese tuba dufite indwara ariko zigiye zitandukanye, izikaze izitakaze, utwo wumva byuko utameze neza, icyitwa akantu k'akarwara, yaba uducurane, yaba utuntu twose uzi tw'uturwara mu mubiri wawe, dutangira kugenda tugabanya ubukana bukagabanuka bwa buri ndwara yose iri mu mubiri wawe. Wumve, kubera ko ngo vitamine ziba ziri kuva muri za mbuto ziba ziri gutuma umubiri wawe wiyongerera, bigenda byongera imbaraga, ubudahangarwa bw'umubiri niko babyita. Ugomba ndi kugenda nsa nk'ubiburira amagambo mu Kinyarwanda, nkibuka ko ndi umusobanuzi. Ubudahangarwa bw'umubiri ngo butangira kugenda buzamuka ku rwego rwo hejuru cyane ku munsi wa kabiri kwirira imbuto gusa, ku buryo indwara zose wari urwaye zitangira kugenda zicika intege gahoro gahoro. Ataho ngaho akenshi biterwa na za mbaraga z'ibimera nyine zino mbuto murya, ngo buriya zibitsemo imbaraga zidasanzwe cyane mu byerekeranye no kurwanya indwara. Niyo mpamvu indwara ikuri ku mubiri ku munsi wa kabiri iyo ariyo yose itangira kugenda icika intege, n'utundi turwara utaruzi cyangwa utwendaga gupfumura bigenda bite rero none ukomeje kwirira imbuto bikagera ku munsi wa gatatu. Wumva amagambo ngo ingingo z'imbere mu mubiri wawe cyangwa se umubiri wawe utangira gukora icyo twakwita gusohora nk'amarozi. Buriya mu mubiri wacu habamo uburozi bwinshi cyane cyane uburozi buturuka mu byo turya no mu byo tunywa n'uburyo twifata. Niyo mpamvu buriya abanyabwenge bakubwira ngo turi ibyo turya. Buriya twese turi ibyo turya. Ntuzabone urya neza ufite amafaranga menshi ngo ugire ngo niwe umeze neza, wapi. Buriya hari igihe urya umwanda uzi ngo uri kurya ibiryo binaguhenze. Umubiri wawe rero bwa burozi bukuri mu mubiri, urabona no mayoga muhora munywa, hari ukuntu amayoga agenda agasa nk'ashyira utuntu twabwita nk'uburozi bukagenda bujya ku mwijima. Hari ibintu mugenda mwishyira mu mubiri wanyu bigenda byangiza utuntu twinshi tw'umubiri wanyu, ngo ubwo burozi rero bugenda nibwo bugenda bukura bwa burozi bukavamo ikirwara kinini nyuma y'igihe. Ngo ubwo burozi rero bwari bumaze igihe buri mu mubiri wawe bugenda butangira gusohoka gahoro gahoro. Wumve, umubiri wawe ikindi utangira noneho kumera nk'aho ufashe akaruhuko ku byerekeranye n'igogorwa. Urumva umubiri wacu ukeneye igogorwa, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Buriya abasoma korowani barabizi ko kiriya gihe bamara bari kwiyiriza muri korowani buriya harimo n'uburyo bwinshi bwerekeranye n'ibintu by'imiti cyangwa ukuntu wakwiyitaho. Buriya umubiri wacu iyo bavuze ngo turi kwiyiriza, ntabwo kwiyiriza kenshi bidufasha ngo ni ugusenga gusa. Oya, kwiyiriza ni na byiza ku mubiri wacu. Buriya umubiri wacu ukeneye n'akantu k'akaruhuko cyane mu byerekeranye n'igogora. Imbuto umubiri ukora igogorwa zaryo biworoheye binawufasha kurusha bya binyamutamo bikomeye nawe uhekenya byakugoye. Ibaze none iyo bigeze mu gafu, igifu ni akantu koroshye cyane, bikagera mu mara ni akantu k'amafuti cyane. Ni ibintu biba byoroshye n'utuntu tw'utunyama mu bintu byakugoye mu kanwa. Ibaze ukuntu bigora utwo tunyama turi mu nda twawe. Ati ibyo bintu binafasha gutuma igogorwa ribona akaruhuko. Urumva nawe ikintu kimaze igihe gikora kitaruhuka ukuntu kinanirwa, n'umuntu, imodoka, iki, ati umubiri wawe umeze nk'ubonye akaruhuko. Urumva ugiye kongera kwisuganya. Si ibyo gusa, ugira izindi mbaraga nyinshi cyane mu mubiri wawe. Uruhu rukagenda ngo rugasa neza. Niyo magambo bari kutubwira hano. Uruhu rwawe ruragenda rugasa neza ku munsi wa gatatu uri kwirira imbuto gusa. Bwa buheri wajyaga wibonana, ya minkanyariza yihuse, ibyo bintu ngo kurya imbuto gusa ngo byongera cyangwa se ngo bigabanya gusaza k'umuntu. Kwa gusaza nyine ngo n'inyuma ku mubiri. Niyo mpamvu buriya iyo wiririye imbuto gusa cyangwa se ukarya ibintu bitarimo amavuta menshi, buriya amavuta menshi ngari mu bintu bituma uruhu rwacu rugaragara nk'urw'abasaza. Iminkanyari ukabona umuntu ari gusaza vuba vuba, kandi byitwa ngo ni umuntu urya neza. Ukabona umuntu wibera ibyaro utajya urya amavuta menshi, utajya upfa no kuyabona. Uruhu rwe ukabona ruracyameze neza, we nta minkanyari minshi iriho nk'iyo umuntu wari uzi ko afite amafaranga arya neza. Buriya amavuta ntabwo ari meza ku mubiri wacu, cyane kubona ibintu byinshi turya ntabwo biburamo amavuta. Ngo iyo umaze noneho amasaha 72, ubu turi ku munsi wa gatatu, wirira imbuto gusa winywera amazi nta kindi kintu urya, wavuze ati nihaye akaruhuko k'iminsi 3 nushaka kubikora icyumweru, ku munsi wa gatatu uruhu rwawe ruba rwatangiye gusa neza n'abantu babikubwira. Bwa buheri bwa buki, uruhu rugasa neza, abantu bakavuga ati dore skin, dore po, sibyo po sambuto. Noneho ngo nanone bigabanya isaza ry'uruhu rwawe, kwa kundi umuntu akabona uracyari muto ariko urashaje, mu gihe umuntu wakubyaye wakigaragara nk'umuntu ukiri muto. Ni ukwiyitaho. Nanone bakakubwira ati rero muri icyo gihe wamara muri iyo minsi 3 ngo imbuto ugomba kwitaho urya, reka nazo tuzibabwiye. Muri izo mbuto ugomba kwitaho, ntugomba kubura imbuto bita inkeri. Inkeri zigomba kuba ziganje
ibyo bintu bigomba kuba biri hafi. Amapome ukayitaho cyane, ubwoko bwose bw'amapome. Nanone ukibanda ku bintu byiganjemo ngo vitamine C. Vitamine C buriya ni ikintu cy'ingenzi cyane. Izo ndimu, ayo maronji, ikintu cyose uzi kibamo vitamine C. Ukibanda ku magrepe byose ukabyihata uwo munsi. Nanone ngo ikindi kintu utagomba kwibagirwa, ukagenda ukareba imbuto ziganjemo cyangwa se ziririshe muri vitamine ya K. Buriya iriya vitamine ya K nayo ni ikintu cy'ingenzi cyane umubiri wacu ukeneye. Ubwo ngubwo nanone mbabwira ngo mwibuke gukora subscribe. Ndaje dukomereza ariko mbabwira n'utundi tuntu ukuntu byakugendekera, nako ibyo turabigarukaho nyuma. Mwebwe mubifate nk'abantu banjye, mwandike muri comment ati tugiye kugerageza iminsi 3 mbone ko tuba tunari kugendana. Andika muri comment ati ngiye gukubita iminsi 3 Rocky ibintu mbwiye tubigerageze nanjye mbikore, tugerageze dusuzume kuko turebe ko ibyo bintu ari byo. Twagiye dutangiye challenge y'iminsi 3 twirira imbuto gusa. Reka nze mite mfatanyirizaho n'akandi mbabwire n'akandi kantu gashobora kukubaho uramutse ugiye ubyuka mu gitondo mbere y'uko ugira ikindi kintu urya cyangwa ukoza mu kanwa kawe, sibyo? Ukinywera amazi ashyushye. Nimba ushaka kumenya byinshi ku byerekeranye none n'imiti, wibuke gukora subscribe aho hasi ya Rock Entertainment. Buri munsi njye mbanyurizamo mbabwira ukuntu twabasha kwifata neza, tugafata iyi mpano Imana yaduhaye n'imibiri yacu kugira ngo tubashe kuramba binanezeza Imana. Iyo muri gufata imibiri yanyu neza ibona ko itabahaye ibintu muyigaye. Bantu banjye nanone impamvu nyuma y'aka ngaka ko kuba umuntu yarya ziriya mbuto, impamvu mbise ngafatanye n'aka ngaka ukuntu byakugendekera ngo uramutse buri gitondo kubyutse nta kindi kintu urakoza mu nda yawe, ukinywera amazi ashyushye. Apana biriya mubyuka mu mubiri ukahita ufata amazi akonje ukahitunywa, cyangwa se ari aho ngaho ugafata amazi y'akazuyaza cyangwa se nk'ashyushye bitewe n'ubushyuhe wewe ubashije kumanaginga mu kanwa kawe. Ukanywa amazi ashyushye yenda kugira umumaro nka biriya twavugaga by'imbuto. Nanone niyo mpamvu mbise mbihuriza hamwe kugira ngo bigendane muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nanone rero reka turebere hamwe, uramutse ugiye ubyuka buri gitondo, buri uko ubyutse kumwe ubyuka utameze neza, wumva harimo akantu, nta kintu kimwe wumva ushaka gukora, ugiye ubyuka buri gitondo nta kindi kintu urakoza mu kanwa, ukahita winywera amazi ashyushye, umubiri wawe byawugendekera gute? Wumva amagambo nuko byakugendekera rero. Ikintu cya mbere nanone ngo kiba mu mubiri wawe, uburozi bwari buri mu mubiri wawe nabwo buragabanuka, bugenda busa nk'ubusohoka gake gake. Aribyo nababwiye ngo buriya mu mubiri wacu barimo uburozi, aribwo bugenda bukuru, kumva bwavuyemo indwara, bwaguteye umwijima, bwaguteye urwagashya, byaguteye impyiko. Nyine ni utuntu tw'uburozi gake gake tuba tugenda twirundanya, ati ubwo burozi bugenda busa nk'ubugabanuka mu mubiri wawe. Noneho ikindi kintu ngo kiba systeme lymphatique yawe, cyangwa se aribyo birimo bintu by'imisokoro, ibintu byinshi byo mu mubiri wawe cyane cyane bijyanye n'amazi mu mubiri wawe ahagenda aca, ngo bigenda bimera neza kurushaho, umubiri wawe ukamera neza kurushaho cyane iyo ubyutse mu gitondo ukinywera amazi ashyushye, imisokoro yawe bimeze neza cyane. Ndetse ibyo ngibyo bigatuma uburozi busohoka mu mubiri wawe kubera ayo mazi ashyushye ubyutse unywa. Ndetse ngo iyo ubyutse mu gitondo ukinywera amazi ashyushye nanone ngo bituma iki gasubiza siko nari ngiye kubabeshya. Nanone ngibyutse ukinywera amazi ashyushye ngo bituma uburozi busohoka mu mubiri wawe, ndetse ibinure bidafite umumaro ukinywa amazi ashyushye mu gitondo bitangira kugenda bicika intege, bigabanuka gahoro gahoro. Ntabwo ari ikintu wahita ubona ku kanya ko bigabanutse, ariko mu mubiri wawe biba bigabanutse byo. Ushobora kuhita utayibonesha amaso, ariko biba bigabanutse ku buryo ubigize akamenyero. Ibinure byawe hari pourcentage runaka bigenda bigabanukaho cyane, ibinure ngo bita bigabanuka. Nanone ngo kunywa amazi ashyushye ukibyuka nibyo bakiri kutubwira, ni ibintu byongerera umubiri. Buriya ngo imibiri yacu ikintu turiye cyose, urabyutse winywera amazi ashyushye, buriya imibiri yacu iyo tubyutse cyangwa se ikindi kintu uriyo ubyutse, hari intungamubiri ziba zigomba kuvamo umubiri ugenda ukurura ujyana hirya no hino kugira ngo ibintu uriye bikugirire akamaro. Ngo nanone nk'ibyutse ukanywa amazi ashyushye rero byongerera imbaraga bya bintu wariye, kuba igifu cyabasha kuza cyangwa se umubiri wawe waza kugenda wikuriramo ibyawe ibyo ukeneye, ugasanga ibintu uriye bikugiriye akamaro bitewe n'uko byaje bisanga ahantu ugiye kubishyira hateguwe neza. Ibyo ngibyo rero nabyo ngo iyo umubiri wawe ubasha gufata ibyo uriye ukabisya neza cyangwa se ukabikorera igogora rimeze neza, bituma nanone bya binure bidafite akamaro bitajya aho bitagomba kuba bijya, umubiri wawe ugasanga umeze neza kubera ibinure byakomeje gusa nk'ibigenda bigabanuka. Ikindi kintu iyo ubyutse ukanywa amazi nanone gashyushye, bya bindi ngo ubyuka mu gitondo ukumva umutwe usa nkaho uri kukuryamo akantu, cyangwa se ukaba usanzwe wigirira umutwe uhora ukurya, bihoraho hari abantu bahorana umutwe ubarya. Ngo iyo ubyutse mu gitondo ukanywa amazi ashyushye, biri mu bintu bigabanya kuba umutwe wakurya. Kunywa amazi ashyushye bigabanya iribwa rya hato na hato
hato ry'umutwe kwa kundi uribwa n'umutwe ugasanga hari umuntu uhorana utunini mu modoka, hari umuntu uhorana utunini mu nzu, biriya bintu ngo bigenda bigabanuka by'umutwe hato na hato kurya. Ikindi ngo bigufasha kwa kundi ubyuka mu gitondo ukumva imitsi itameze neza, yaba iy'amaso ukabona nturi kureba neza, buri ikintu kiba cyabitewe nuko nta mazi menshi bari mu mubiri. Kwa kundi ubyuka ukumva amaso ntabwo uri kureba neza, uri kuyafungura direct n'iki, ni ukubera ko mu mubiri nta mazi aba asa nk'akirimo meza ahagije. Ngo iyo unywera amazi ashyushye iyo mitsi ihita yongera ikarambuka, ukumva nyine imyakura irarambutse mu mutwe, ukumva umeze neza pe. Ikindi bigufasha amazi ashyushye iyo ubyutse ukayanywa, ngo ikindi kintu agufasha, afasha amaraso gusirikira neza, itembera ry'amaraso neza mu mubiri. Buriya kandi iyo amaraso ari gutembera neza mu mubiri ku gipimo cya nyacyo, ariho birinda ba bantu cyane cyane abarwara imivuduko y'amaraso, ibyo bintu by'amadiyabete n'ibiki, imitima y'amaraso ari gutembera neza mu mubiri. Nta hantu wahurira n'ibintu nk'ibyo ngibyo, uba umeze nk'uri kugenda ubirwanya. Imitima, bintu by'imivuduko y'amaraso byose umeze nk'uri kubihungira kure, ndetse n'ibintu by'amadiyabete uri gusa nk'ugenda ubigabanya. Nanone mu mubiri wawe inyama zose z'umubiri zumva zimeze neza, kwa kwinanura ukumva uri umuntu muzima kubera amazi ashyushye wanyweye. Nanone igogorwa ryose ry'ikintu ngo uri buze kurya riba riri buze kuba rimeze neza cyane mu gifu, kumva umeze neza. Nanone ngo ikindi kintu bigufasha mu gifu cyawe, bigafasha amara, uburyo igogorwa ryari risanzwe rikorwa byihuse kandi rigakorwa neza, ndetse umubiri ukagenda ubona ibiwufitiye akamaro, amaproteine mu mubiri wawe agufasha biriya biryo kubishwanya gusa. Ikindi kintu ngo bikora rero wumve, ari nayo mpamvu nabihuje na biriya bya mbere. Ikindi ngo bigufasha nanone kunywa amazi ashyushye, ariyo mpamvu nabihuje na biriya bya mbere byo kurya imbuto. Wumvishe ko ngo bituma nabyo nanone uruhu rwawe usubira ibwana, uruhu rwawe rugenda rwongera gusubira ibwana, mbega bituma umuntu adasaza vuba. Iriya minkanyari umuntu asigaye afite imyaka 40 ukabona agahanga kuzuye iminkanyari, imyaka 50, ubundi imyaka 50 ugomba kuba ugifite agapo kameze neza. Ati ibintu byo gusaza vuba nanone amazi ashyushye arabikumira cyane, kubera ko ngo amazi ashyushye yirukana uburozi buba buri mu ruhu rwacu. Runo ruhu rwacu buriya rubamo utuntu tw'uburozi, ariyo mpamvu buriya uzareba kenshi iyo amazi ashyushye uzabicunge, uhita utangira kumera nk'umuntu uri kubira ibyuya, utangira kumva utuntu tw'utwuya tugenda dusa nk'udusohoka. Akenshi ngo niho ayo marozi aba ari mu mubiri wacu atangira kugenda asohokera. Ibindi bigufasha gusubira ibwana nyine ugasa neza, ari byo bihura na bya bindi nababwiraga. Ukubonye akabona ko ukeye, ufite uruhu rwose rwerurutse rusa neza. Ikindi bya bintu wajyaga wibona ku mubiri ukabona hari utuntu hadasa nk'ahandi, hari utuntu tw'amatashe n'iki, ngo nabyo byose bigenda bivaho. Ibyo byose rero muze kutwandikira mutubwire ku kindi twababwira. Ejo tuzagaruka ku kintu cyagufasha gutuma impyiko zawe zimeze neza. We kora subscribe, icyo ukeneye cyose ujye utwandikira muri comment zanyu turazisoma, nta comment dutesha agaciro, cyane cyane utubwira ku kintu cy'ingirakamaro twaganiraho. Ni kuri YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment. Abarundi barambwiye ngo sinkongere kuvuga ngo ni YouTube y'Abanyarwanda, kandi naba ari abantu bacu. Nundi wese ubasha kumva Ikinyarwanda, iyi ni YouTube channel yanyu. Ciao ciao.